Jewe na Misoso twapanze gukora turakora kujya gutandukana nayo gukora niwe wabigize mu ruhare naramushatse ngo dukore ndamubura kwiriza kuri social media ari gufata ikiganira akagenda akajya kwiriza hariya arabizi ubwe ukuntu yampemukiye arabizi ibyo yankoze none reka nkubwire ntago yampemukiye gutyo we gusa ngo ndi umurozi ngo ndi mu barozi bakeko muri Kiramani Empire ngo uroga abantu we urabizi wowe urabizi uburyo man ubugome bwanyu ubugambanyi bwanyu mwebwe bwana kica n'umuntu cyakoze Imana ishimwe ndabamenye nukubirinda nkabagendera kuri kubera yuko ndebye naye mwananyije wowe uravuga ngo barankeka wigeze wumva byibuze muri timu yacu ari umuntu uvuga ngo arankeka ko ndoga cyakoraho nkwifuriza ntuzahaje ni wa muntu ushaka kubona muri gukorana nka projet yabona iri gutera imbere bikamurakaza kandi nawe afite mu ruhare ibyo biboro wari uri kumbaza ngo nanango ngiye ngo twarakundanye ngibiki uri kumva nanjye tuziranye kera bro urumva aba yataranankundaga je naramukundaga manye reka mbabwize ukuri kare akazi nta rukundo twarumvikanye nge nawe tugira na deal tugomba gukora koko turatangira turakora ishyari ryawe si ubundi burani ishyari cyangwa nukutamenya kuko yaba uza kumenya kutankeneye ntago ubungu buri kujya kuri kamera uri kurira ibaze kugira ngo dukorane n'umuntu video ebyiri dusohora imwe indi yange kwisohoka burundu ubwo yanze kwisohoka kubera iki aravuga ngo byari bibi ariko umuntu uza ubikora umuyede tubikora akambwira ati nta kintu gicike byari bitwaye atayiko yabyanze ndavuga se ndabanga n'abaseze ko wanze ko video isohoka ngo Imana itanze umugisha nta mazi shiramo warindiriye umugisha wawe wa musore we umuntu w'umugabo kweri umuntu uteganya kuzaba umugabo niba ufite ikibazo ufitanye ikibazo nanjye va kuri kamera va kurira va kwereka abanyarwanda ko ndi mubi ko ndi umuntu wagucitinze Simbahaye ikaze mwe mukurikirana na TV show twizeye ko mumeze neza natwe turi amahoro reka tubabwira ati amahoro y'Imana akomeze kubana namwe nibyo tuba tubifuriza buri munsi uko bukeye nuko bwije njya nkunda kuvugira abantu ngo bajye gukora cyane kandi basenge cyane uriya niyo principe yanjye nana buriya iyo ukora cyane ukanasenga cyane Imana ibiguhera nk'umugisha kuko ngiye ntago nemera gukora cyane udasenga sinemera no gusenga ntakora kuko ntakoze ngasenga gusa nkeka ko ntacyo nagetinga kandi nanone gukora kutarimo umugisha w'Imana ntago buryo bukora byuzuye kuko urakora cyane ugasenga cyane byose Imana ibiguhera nk'umugisha umeze neza sha nagari cyane ubuse ngo he karibu mu rugo rwawe cyangwa urama karibu nge wagusoye sinzi ubwo twese ni karibi wanjye nawe wakoze kuza ni karibi wanjye iwawe nanjye nakoze kuza wantumiye ubu se turi buze kuganira gute mbona utameze neza nana wageragejemo gakiya ukumva utuje uretse wikirukanka ukumva utuje wumve ko wisanzuye tuganire nibwo ikiganiro kiri buze kugenda neza uretse ko nana ameze neza nana ntabwo umeze neza ndi kukureba mfite ijisho rireba mfite irya mukuru nubwo uri kubirebera he ndibunda kureba mu maso nkakureba kuva kare turi kumwe nkabona ntago umeze neza kuko nanabikubaje ngo umeze neza ameze neza ngewe atari cyane umeze hafi ya neza oya nyine ndaho tu uraho umeze neza nakumera neza kuko nanone se ko nabonye amarokete bakora shati menshi cyane nana rero ngewe rero umuntu ukunda guhita ndi focused ku kintu kinzanye ntabwo nye nkunda guca ku ruhande mu bintu byinshi cyane nkubaza ikinzanye namara kukibona nkigendera nana umaze kumukura iki cyazuri na mwiza ariko bajye bakurwanira nayo uri mwiza ese nka buriya ku munsi wireba kangahe mu maso cyangwa wowe ujya mu kirahure ku munsi ukireba nka kangahe ndakubujije nanakwiye mbabarira ubwiza ni iki kuvuga ko uri mwiza biri physically uri mwiza ku mutima yewe ufite n'imico myiza ese ubu ntabwo uri mwiza niyo mpamvu abantu bambonerana oya ariko nanone iyo wigize intama ibirura turakurya subizi se ibyo byamaze kubibona nta ntama ibi Kigali none we wazanye ubutami Kigali reka ibirura tukwanjame rero
sha okay reka nkubwire najyaga mba nzi ko abantu bose bankikije umuntu ushatse kunyereka impuhwe wese ankunda ariko nasanze buriya umuntu amamo ibice bibiri abamo igice nyine kiwe yereka abantu akabamo n'undi muntu umenya yo mubaye close nawe buriya umuntu aratangaje umuntu ngo ni isomo tutakiga ngo turimenye Yes, cyangwa ngo rirangire nta nubwo rizigera rinarangira muri buno umuntu ngo ni chapitre itarangira cyane ubu nawe uri chapitre itarangira byashoboka kuko umuntu avuka ari mwiza ari umwana mwiza ukinjira mu bintu umeze neza ufite umutima mwiza uko abantu bagenda bakwataka bikagenda biguhindura undi muntu hanyuma nana yego abantu ni chapitre ni Andres chapter nawe ariko wibuke kuri umuntu yes ndabizi reka twinjire mu kiganiro nana nkuvuga ngo wa mukobwa we dore kuri na mwiza wamaze gusaza abantu muri iyi mihanda umuntu witwa Bobo umuntu witwa Mitsutsu nkurikije ibiganiro byabo ngenda ndeba basa n'abamaze kwirura urwango rwabo kandi buri wese reka mvuga uwo twavuganye kuko maze kumva uruhande rumwe rwa Bobo sindumva rwa Mitsutsu mba numva intandaro ari nana wowe nana ngo wigeze ngo gukundana na Bobo ngo uvayo ngo wazamwa agatotsi sinzi ibyo mwapfuye ngo ujya kwa Mitsutsu igihe kiragera Bobo abona ko ari mu makosa arakwegera asa gusaba imbabazi yisubiza ibye nkuko yabivuze mu kiganiro twagiranye okay nyina twakoranye ikiganiro yego wigeze wumva ndi kuvuga ngo Bobo turakundana narakubwiye ngo nyina Bobo turi inshuti right Bobo yambwiye ko mukundana ariko ntabwo namenye ngo yaranavuze mu kiganiro byibuke neza ko yavuze ngo uranyihakanye nuko ntago nigeze nyine njye ndi kuvugisha ukuri ntago nzi uko abantu bambona ntago bivuze nimba wenda kuba nawe inshuti nawe bita bivuga ko ngomba kuba umukunzi wawe ntabyo nzi ariko icyo nzi cyo nuko barabajama bombi bari inshuti zanjye uri kumva aho baje kubibira urwango rwabo ntago mpazi uko byaje kuba bifu simbizi icyo nzi cyo nuko harimo umwe wampemukiye yarangiza nyuma yo kumpemukira uri kumva yaranyisha arangiza no kwishinyagurira umurambo wari wabona umuntu ukwica nyamara kukwica agacinyagurira umurambo sindamubona sinshaka no kumubona yes ariko ndabyumva ndimo ndabifiringa uko byaba bimeze harimo umwe uri hari ari kwiriza kuri social media ari gufata ikiganiro akagenda akajya kwiriza hari arabizi ubwe ukuntu yampemukiye arabizi ibyo yankoze none reka nkubwire ntago yampemukiye gutyo we gusa wenyine ibaze gufata umunyamakuru ukamutuma kamarade akamutuma sibyo akajya ngo kunkoraho man reka nkubwire ibi bintu byanyeretse yuko uri kumva ibi bintu byanyeretse yuko abantu bose umuntu wese yakugambanira umuntu yakwica uzi ngo muri inshuti umuntu yakugambanira akakwica burundu uzi ngo ni umuntu muziranye kamarade yamvuze y'inkuru ndavuga se mana yanjye undo mugabo tujya dura tugasuhuzanya ese ajya nyandikira akansaba ikiganiro ibaze umuntu umuyereza ikiganiro umuntu ari kujya kuvugira ntiyamuha ikiganiro arabizi azi ubugome bwiwe azi umutima mubi wiwe akifata akajya kumvuga nabi azi ko njya muha ikiganiro uri kumva akajya kumvuga nabi kamarade niki kibi yakuvuze se niki kiza yamvuze ngo ndi igisambo ngo bishiriye mwana wanjye ishuri nibisambo byajemo uri kumva ngo ndi umurozi ngo ndi mu barozi bakekwa muri Kiramani Empire ngo uroga abantu we are you sure urabizi wowe urabizi uburyo man ubugome bwanyu ubugambanyi bwanyu mwebwe bwanakica n'umuntu cyakoze Imana ishimwe ndabamenye nukubirinda nkabagendera kuri kubera yuko ndebye naye mwananyeje wowe uravuga ngo barankeka wigeze wumva byibuze muri timu yacu hari umuntu uvuga ngo arankeka ko ndoga wajya uvuga inkuru uhagazeho cyakora aho nkwifuriza ntuzahajye bavuze ko bagukeka nk'umurozi muri timu ngo njyewe ngo barankeka ngo nk'umurozi uroga muri timu arabivuga rwose uroga ikise uroga abakinnyi dukinana abivuga noneho muri timu murarogana ashize amanga ntabyo nzi bwo burezi aho yabikuye ntago mazi urumva aho yakwibwa burezi ntago mazi abivuga ashize amanga abivuga ari umuntu uri clean neza abizi neza wagira ngo arabizi neza ase ujya utekereza ko ngira famille
utegereza ko ngira abantu banje banyizera. Iyo uvuze nk'ayo magambo uba ushaka koko ko abantu banje bamererwa gute? Nujya ujya kwica umuntu, nujya ujya kuvuga umuntu nabi, basi jya ushyiramo imiyaga ugera aho ugarukira, ntukajye urenga imipaka, kuko nawe ugira famiye. Hari igihe amasindu urimo iraho abandi nabo bazayakurimiraho. Umva ngo uhaye gasopo izina nana, aho uzajya uryumva ujya uhunga. Njye nawe uhereye uyu munsi ntago turi inshuti. Oya mwicana ubushuti byo ntago ari ngombwa, ahubwo muhure mwiyunge. Ndiyunga nawe njye nawe twagiranye ibihe bibazo. Ibyo kuvuga ngo mucana ubushuti nyabona reka. Aho uzambona uzakomeze, nanjye aho nzakubona nzakomeza. Njyewe sinzi kubindyarya. Hanyuma rero reka nkubwire n'uwo nguwo wagutumye. Uwamutumye se uramuzi? Post stati mwari muzi ngo murimo murantwika mwebwe, namwe bwanyu muzagera mu mwitwike. Wowe naguhaye ibintu byose, naguhaye channel, ngo amafaranga twakoreye, ngo izina ryanjye, ngo byose nabyo nago biguhagije. Ushaka no kujya kwirirwa urira abanyarwanda. Umva bazakumenya uburyo uri cyurura, bazamenya uburyo uri igisambo, bazagumenya ubugome bwawe neza. Kumbe wamuhaye byose. Breaking news. Ushaka iki kindi? Ushaka ubuzima bwanjye? Ushaka ubuzima bwanjye n'ibyo kintu cyane. Sinigeze nkundana nawe, twabikoze ari akazi, twarumvikanye, twumvikana yuko nibitagenda neza ngomba kugenda, cyangwa nawe nibitagenda neza ugomba kugenda. Ibahangane nguce mu ijambo gatoya. Mu bintu uvuze nyine ihangane kurakara. Urakarira umuntu rega wazahura urakaye umuntu wabyivugiye ko ari chapitre tudashobora guheza. Rimwe na rimwe umuntu araheza agatuza kuko umuntu ni umuntu nyine. Mu bintu uvuze uravuze ngo wamuhaye channel, wamuhaye amafaranga mwakoreye, wamuhaye byose. Ese urashaka ubuzima bwanjye? Ariko ikibazo mfite ntago wigeze uvuga ngo wanavuze ngo uwo muntu yatumunyuye kamarade, wamuvuze nk'uwatumwe, ariko si uwo muntu wamutumye uri kubwira ibyo byose ninde? Ikibazo cyanjye. Hanyuma B, niba numvise neza wavuze ati wamuhaye n'amafaranga mwakoreye, ushaka kuvuga ko umusaruro wavuye mu byo mwakinnye byose nta kintu waba warigeze ubonaho? Habe urahera kuri A ni uwo muntu ninde? Mitsutsu ex wawe. Ntago njye nawe twize dukundana. Mwatweretse ko mwakundanye. Wihangane twe tuvuga ibyo mwatweretse. Reka mbabwize ukuri. Kariya kari akazi, nta rukundo. Twarumvikanye njye nawe tugirana deal tugomba gukora. Koko turatangira turakora. Ishyari ryawe si ubundi buriya ni ishyari cyangwa ni ukutamenya, kuko yaba uza kumenya kutankeneye ntabwo ubu ngubu uri kujya kuri kamera uri kurira. Twarumvikanye turakora, tumaze gukora urambeshya ngo amafaranga ngo barayabikuje, urambeshya ngo urambwira ngo channel ngo ntago wa access. Ndagubwira ati noneho njyewe reka ibintu byose mbiguhereze, sibyo? Ndabimurekera ndagenda nkomeza ubuzima pe. Ndakuzi ngiye kuba nkuzi, ndakuzi ko njyewe ngiving up, ndavuga ati nubundi noneho ikintu kirenze ntago kiza. Njyewe ndi umukobwa, sibyo? Ndi ku muhanda nyine, ndi umukobwa nyine just kwishyiraho umuntu. Mani nimujya gukora n'ubugome, mujye mureba uvuse umuntu ngiye guhemukira. Nana ihangane gatoya, ihangane guca mu ijambo, sibyo? Ihangane gatoya cyane, sibyo? Ugabanye umujinya mu kiganiro, tujyane ibintu ku murongo. Uravuze ati ntago nigeze nkundana na Mitsutsu, kandi ibyo mwatweretse twabonaga ko wowe ukundana na Mitsutsu. Nibyo, ubwo ni prank mwakinaga. Ndagira wumve amajwi mfite hano, ni ijwi rijerire, ndakina icyo nshaka ko wumva. Ibyo biboro wari uri kumbaza ngo nana ngo ngiye ngo twarakundanye ngibiki uri kumva, nanjye tuziranye kera bro, urumva? Aba yataranankundaga njye naramukundaga mani. Hano ijwi Mitsutsu aragira ati Nana, ibyo biboro wari uri kumbaza ngo ngiye Nana turakundana cyangwa se twarakundanye, aragira ati ngewe Nana tuziranye kuva kera cyane bro. Nana ngiye naramukundaga niba ataranankundaga we. Nibyo nashakaga ko wumva. Ese Mitsutsu ko yivugiye ko yagukundaga bitari ibyo by'amapranka n'ibiki, yigeze atera intambwe akubwira ati Nana ndagukunda, wenda ukamimwangira ko mutakundana bikaba aricyo cyaba cyarateye ibi byose? Reka nkubwire, ntago ankunda kandi yivugiye ko yagukunda. Hoya biriya ni amaco y'inda. Biriya ibintu byose muri kubona ari amaco y'inda, ntago biriya harimo urukundo.
kuko aciye n'urwaho akabona n'icyanyica abanza ngira ngo kuri isaha yanyica cyangwa akankorera ikindi kintu kibi kuko reka nkubwire depression mfite ubu ngubu tuvugana ni ukubera we ntabwo iyo umuntu agukunda ashaka gutuma ugira depression sibyo ngewe na Mitsutsu twapanze gukora turakora kujya gutandukana nayo gukora niwe wabigizemo uruhare naramushatse ngo dukore ndamubura uri kunyumva neza ntabwo rigeze mugenda mvuga ngo nje namunaniye ibyo bintu ntago nshaka kabizamo nabibwiraga daddy buri every step yose tujya gutangira gukora Kiramani tujya gutangira gukora narebe bimubwiye dusoje ibintu byose buri step yose tukayigira ejo bundi kamarade yasohoye ikiganiro daddy yarampamagaye nje naramuhamagaye ndamubwira daddy uri kubona ibintu byose biri kumbaho uri kubona ibintu byose ukuntu bimeze ndanavuga ati ngewe ngiye gutanga ikirego kuri RIB Rikumva arankaminga down arambwira bira bintu bibaho urumva iki niki aratwicaza ku murongo nge na Mitsutsu turavugana ntago intandaro yo gutandukana nge na Mitsutsu ari ngewe ntago ari nge namunaniye kwa kundi nduvuga ngo abakobwa babica akazinga ibiki n'ibiki hoya nge nawe twaragiye turakora rikumva tumaje gukora atangira kuzana amanyanga ntago wakorana n'umuntu cano yarayisi yawe twarumvikanye tugiye gufatanya cano tuyikorereho arambwira ati dufite cyane ariko ifite abasabu bakeya wareka tukaba ariyo dukoreraho akujya dutangira ndamubwira ati nta kibazo reka tuyifatanye anayitumurirwa Nana hanyuma Nana ihangane guce mu ijambo nakubwiye ko turi bubitware uko tubishaka twembe ego hanze aha muri showbiz mu mihanda nkuko tuyita ndagira ngo ushyire umucyo kuri iki kintu gihite kinarangira hari abavuga ko ibintu byose ari wowe nyirabayazana gute rero uretse nibyo ngiye kugusobanurira hari abazi ngo wakundanye na Mitsutsu igihe kiragira kuko wakundana na Bobo araza arakugarura aho Bobo akisubiza ibye akaba ariho intambara yose yavuye yateje ibi byose Mitsutsu ndagira ngo wowe ushyire umucyo kuri iki kintu wenda nabumvisha ikiganiro cya Mitsutsu nabumvisha ibindi n'ibyo twakoze byose bagire base nk'abumva kino kintu kirangirire rimwe gikure mu nzira byeruye mu by'ukuri wowe ukoresheje ukuri kwawe ni igiki wapfuye na Mitsutsu cyatumye ibibazo byose biza ntakubeshye nanjye icyo nicyo kintu cyonyine nibaza na nisaha ahubwo njyewe aze gusobanurira abanyarwanda ikintu yampoye kigatuma we akoresha umunyamakuru akajya kunsebya hanyuma n'ibyo bintu byose ntibirangirira aho ngaho yarangiza nyuma y'ibyo bintu byose akanaza nawe ubwe akansebye ni ukuvuga ati wowe ntabwo uzi icyo wapfuye na Mitsutsu hanyuma n'iki cyatumye wowe ufata umwanzuro ukavuga ati Mitsutsu ndagutaye ndagiye reka nkubwire hari ukuntu umuntu akubera umwana mubi sibyo akakubera umuntu mubi pe ukagoragoza ahantu hose buri mpande zose ukareba ko basi hari akantu na kamwe gashaka kuvamo gashaka gutuma ugumana nawe ukakabura njyewe rero nafashe umwanzuro aho kugira ngo sibyo aho kugira ngo njye nkomeza nawe duserera dushwana ntazi n'ibintu turi gupfa aho kugira ngo njye mpamagara ngo dukore urumva ni wa muntu inyungu ze ku giti cye ziruta ibindi bintu ibyo ari byo byose uri kumva ashobora ni wa muntu ushaka kubona muri gukorana nka projet yabona iri gutera imbere bikamurakaza kandi nawe afitemo uruhare tinya uwo muntu uri kumva uwo muntu umuntu muri gukorana apana no kuri side yanjye no ku bandi bantu bakorana nawe barabizi uburyo agoyemo bazi uburyo agoyemo pe ni wa muntu ubona ikintu kiri gutera imbere akayitabura njyewe naramubwiye n'uyu munsi nibyo muramubwiye naguhaye cano ngo amafaranga twakoreyeho nubwo atari menshi nguha izina ryanjye ngo Nana ryadingwe ku izina ryawe none si ikindi kintu ashaka n'igiki utekereza ko izina Nana riruta izina Mitsutsu hoya ntago riruta ariko nanjye hari icyo namufashe rega yo kamubwire ibi nanjye ntago ndi umwana muri kano gakino mazemo imyaka 3 wenda andusha nako nane cyandusha nyine we ikintu yandushije nuko yatinyutse gukora ibyo mbere yagukinnye ikimene hoya nyine yatangiye projet ziwe mbere yanjye nanjye rero nandindire ndi gukora ibyanjye nandeke nanjye kuko nafite izina ntago yaba ari kumvuga ngo abone abantu bangana kuriye ntafite izina ntago yakirirwa mvugaho hanyuma Nana
tuganira wigeze kuvuga ngo amafaranga mwakoreye ngo rimwe yarakubeshyaga ngo bayabikuje, rimwe akakunyanganya ibiki n'ibiki, yewe ngo ugera naho umusaba access kuri YouTube channel mwakoragaho iriya nana arayikwima. Kuri nge uko nge mbyumva mu mutwe wanjye nshobora kuba natekereza ngo nicyo cyatumye wowe ufata umwanzuro ukavuga ati reka ngusige. Ibintu ndi gutekereza ntago naba ndi kwibeshya cyangwa se uri kwibeshya, reka nkubwire ibyo bintu byose bimaze kuba, uri kumva narihanganye ndakomeza ndarwana, sibyo tujyana no gukora. Ibaze kugira ngo dukorane n'umuntu video ebyiri dusohora imwe indi yange kwisohoka burundu. Ubwo yanze kwisohoka kubera iki? Aravuga ngo byari bibi, ariko umuntu uza ubikora umuyedi tubikora akambwira ati nta kintu gicumwe byari bitwaye atariko yabyanze. Ndavuga se ndamanga n'abasese ko wanze ko video isohoka ngo hoya ngo nago nshaka ngo dushaka dusubiremo. Ndavuga ati no muntu rero kugenda kugira gute umwanya w'umuntu i Kigali murabisuko nari byadanje, reka mureke. None nyimara kumureka urumva dadangira inama ati fungura channel wowe wikorere. Mu gufungura channel rero reka nkubwire, mu gufungura channel ndakora nkorana na Daddy, arambwira ati wowe genda ukora utuntu twawe bizakunda. Amaze kubona channel yanjye itangiye kurebwa rero atangira kurakara. Urumva of course nimba ngiyewe mfunguye channel umuntu ngiye ndakorana n'abantu tuziranye nisanzuraho muri bino bintu. Yego. Ariko mva nagombaga gukorana na Bobo n'inshuti yanjye. Ntago nje nawe dukundana ariko turi inshuti. Turi bubigereho nabyo. Nagombaga gukorana na Aisha, nagombaga gukorana na Daddy wenda nawe wabinyemereye, uri kumva nagombaga gukorana n'umuntu wese uri bubinyemerere. Atangiye kubona ntangiye kuzamuka ni ishyari ryose. Ibi bintu byose mwabantu ni ishyara none reka nkubwire. Uzi kugirira umuntu ishyari, umuntu ngiye nago nyenegeza ko mfite ubwenge bwinshi cyane. Mbona mfite buke. Ngiyewe ubona ufite ubwenge buke ntago ari bwinshi. Baze kugirira umuntu ishyari umuntu afite ubona ufite ubuhagije. Uretse gato baze kugirira umuntu ishyari umuntu afite n'ubwenge bwinshi. Are you sure? Bose urumva basi umeze gute mu mutima? Iyo uri kunsebye uri kurira uri kuvuga uburyo naguhemukiye ari wowe wampemukiye, uba wuyumva gute mu mutima? Mbawe rumbwire, uba wumva nta kibazo na kimwe ufite? Uba wumva uri gufiringa gute? Cyakoze abantu urarenze wa musore we. Ariko ndifuriza isi kukumenya, ndifuriza buri muntu wese kumenya uburyo umeze wowe, uburyo uri, urumva uburyo uri umuntu udasanzwe, uburyo uri cyaremwe gitangaje, uburyo ubugome bwawe bukurenga bugatuma nta kintu kimwe uzageraho muri no sino muri buno buzima. Uri kuvuga wowe uri kuvuga abantu nk'ubu ngubu abantu bose wabatatse, abantu bose wabavuze kugira ngo ukunde winjiza amafaranga atazanaguhindurira ubuzima kweri. Wakihanganye ko Imana itanze umugisha nta mazi ishyiramo, warindiriye umugisha wawe wa musore we. Umuntu w'umugabo kweri, umuntu uteganya kuzaba umugabo, ukajya hari ukarira ubizi neza ko ari wowe wampemukiye. Imana izaguhe byose wifuza, basi uzabona amafaranga warwaniye pe uzayabone kabisa. Nzayaguha. Nawe yavuze ngo ayafite azayaha Bobo. Nanjye mfite nzayaguha. Ubu nawe naza akakubwira ati mpayo mafaranga wambwiye kuzama. Gusa uzi mfite angahe se kari cyo kibazo. Mbizi nanjye simvuze umubare mvuza amafaranga. Hanyuma Bobo nako nana wihanganiraga ibisabirasabirana, sibyo? Reka duse n'abakrozinga kuri Brown cyangwa se Mitsutsu. Tumuva hari ko twerekeza kunoza kuri section ya kabiri. Gira ubutumwa ugenera Mitsutsu bite nyine nyuma y'ibibaye byose. Imagine ko wowe muri kumwe urebe hano wowe umuhe message yawe tujye no ku yindi section. Mitsu njyewe nawe ntacyo twapfuye, nta nicyo dupfa, nta nicyo tuzapfa. Ibyo warwaniye byose kuri nge narabiguhaye, narabigusigiye. Ntacyo utamuhaye. Kereka nimba hari kindi wenda kereka nimba hari kintu ukeneye kindi kitari cano, kitari n'amafaranga twakoreye, kitari ni nacyo ngo ukimuhese, kitari n'icyo ngicyo kindi, ubwo nacyo uzakimbwire nzakiguha. Sibyo? Ngiye muvandimwe mwiza ntacyo dupfa, byari akazi. Nimba akazi karangiye tureke kwanduranya, tureke kuba banzi. Kandi nabwo nushaka kuba umwanzi wanjye sha
njyewe ntago ntewe ubwoba n'abantu banyanga kuko Imana irankunda inkunda cyane cyane birenze. So niba ufitanye ikibazo nanjye, va kuri kamera, va kurira, va kwereka abanyarwanda ko ndi mubi, ko ndi umuntu wagucitinze. Reka kwereka abanyarwanda ko ndi umuntu wagucitinze. My godness. Reka kwereka abanyarwanda ko ndi umuntu wagucitinze, nakubereye umuntu mubi. Vugisha ukuri, uvuga ati naramugoye ariko kumugarura byananiye. Ni iki kintu nakora kugira ngo mugarure twongere dukorane? Nuza mu mahoro tuzakora, kuko n'ubundi twe turi mu kazi. Ariko nutangira kwereka abantu ko ndi mubi, ukanshyira hasi, ukanyangisha abantu bizi neza kuri kumbeshyera, ni ukuri ko Imana nta juru uzabona. Iyo yari yo message yawe kuri Mitsutsu. Hanyuma nyuma ya Mitsutsu reka tujye ku muntu bita Bobo, unyemerere tuze kumuvugaho. Nana, uyu Bobo biravugwa ko ari we muntu watumye ushwana na Mitsutsu, kuko wavuzwe kenshi mu rukundo na Bobo, kugeza nubwo byaje kuvugwa ko wowe wakundanye na Bobo, aho mwabivugiye urahazi, bikaba ngombwa ko hazamo agatotsi bitewe n'undi ngo muntu ngo wari ubyivanzemo. Then urashifting ujya kwa Mitsutsu, nibwo Bobo yaje kwitekerezaho aza kukugarura. Then byitwa ko yisubije. Ibyo niho intandaro y'ibibazo bya Bobo na Mitsutsu byavuye, ndetse naho birimo ni naho ibintu byose, ibi bibazo byose byahereye, kuko ni wowe ngo nyirabayazana w'ibi byose. Ikibazo cyanjye twinjira muri icyo kintu, ndakubaza ati ukundana na Bobo? Oya, Bobo ni inshuti yanjye. Bobo ni inshuti yanjye. Bobo ni inshuti yawe? Yego. Ntabwo ukundana na Bobo? Aho ariko ashobora kuba avuga ko wowe nawe mukundana, cyangwa se Mitsutsu ko bashobora kubatekereza ko aba bantu bose nawe arabizi ukuri. Kankubwire okay. Twe tuba mu isi ya social media. Tuba mu isi nyine abantu bose ibintu byose dukora barabibona akenshi. Ibiba mu rwihisho ni bikeya kurusha ibiba nyine muri public. So bivuze ngo nshobora gushaka amafaranga nkashakira kuri public, uri kumva? Yego. Kandi nkakora ikintu ngende umukinnyi wa filime, nshobora kwambara isura yawe Kim, nkaba Kim muri character, wenda havuyeho visage gusa. Iyi social media tugomba kuyibyaza amafaranga. Kuba ngiye navuga ngo nkundana na Bobo, tuba twabyumvikanyeho, uri kumva? Tukabibyaza umusaruro. So ntibikabe intandaro yo kugira ngo kuba utamfite nk'uko wabishakaga bituma dushwana n'ubuci twari dufitanye kera buveho. Rero dushobora kuba inshuti tukabibyaza amafaranga, ariko kuba bitanavamo ntibikabe urwango. Mukaba inshuti gusa nta nyungu. Mushobora kuba mwaba inshuti mukabibyaza amafaranga, cyangwa mukaba inshuti gusa ziraho nta nyungu. Ariko iyo bishobotse mutaba n'inshuti ntibibyara urwango. Nk'ibi byose. Nk'ibi ngibi ikintu cyo cyabayeho, umuntu ahita abara amafaranga nari buzinjize. Oya, ibintu byose kwanza ubu ngiye buri kintu cyose nkibarira mu mutwe. Buriya Mitsutsu impamvu yarakaye murayizi, yabaza amafaranga yarandimo, abona nyine kubisporta kubyiyumvisha ko ntatakiyinjije bigoranye, ariko yashaka n'undi kuko byakoze kuri njyewe n'undi muntu byakora. Hanyuma Nana, urumva uri ready bingana gute Mitsutsu we ahagurutse nk'umuntu w'umugabo yiyumvishemo ko yaguhemukiye, akatera intambwe akakugana akakubwira ati Nana mbabarira, mugasasa inzobe, akagusaba imbabazi muri makeya, uri ready bingana gute kuba wamubabarira? Ngiye umutima wanjye wari open, mani ngiye ndi umwana mwiza, ntabwo uri kwirata amashimwe. Ubwo nari nshatse kuvuga ati Mitsutsu aje akagusaba imbabazi, ngiye ndi 100% aje akambwira sorry, nta n'ibintu byinshi ambwiye, namubabarira kandi tugakomeza tukanakora. Hanyuma tugana ku musozo Nana, ndagira ngo ugenera abantu ubutumwa bashobora kuba bafite uko bagufashe nyuma y'ibibaye byose.
ndagira ngo ubagenere ubutumwa ari ibyo byavuzwe ngo uburozi ari ibyo byavuzwe n'uriya ntago birabyo nshaka kubisubiramo nibye ntago nzi gusubiramo ibyo umuntu yavuze kereka wenda ndi gukotinga ugenera abantu n'ubutumwa bose bafite uko bagufashe nyuma y'ibyabaye byose ubwo ndavuga iyi scenario iciyeho yawe Mitsutsu na Bobo n'uwo mukamarade cyangwa se umunyamakuru bakoresheje ndagira ngo buri muntu wese wafashe Nana uko atari ubagenere ubutumwa none hanyuma nababwire ngo Nana n'uyu reka nkubwire kamarade wowe ugomba kunsaba imbabazi nutabishaka uzabyihorere ariko byiza nuko abantu batabana badafitanye ibibazo njye nta kibazo dufitanye kuba waragiye ukamvuga ukansebya ikintu nanone nakubwira jya umenya ko dufite amafamiye aba azareba ibintu byatuvuzweho bishaka ko batacinga bashaka kuzataka umwana wanjye ku ishuri abana bigana bakamugirira nabi bakamutoromatiza bakamutoteza bitewe n'amagambo bavuze kuri mama w'umubyara kandi ubizi neza yuko ibyo bintu uri kuvuga ari ikinyoma please try to be kind gerageza kuba umuntu amafaranga nakajya akwambura ubumuntu Mitsutsu wowe nta kintu na kimwe dupfa nuza cyangwa nukoresha undi muntu tukabiganira ibibazo byacu dufitanye bizakemuka ngewe ndi open kukubabarira ndi open kongera gukora nanjye ntago nanze ayo mafaranga wigomeza kunteranya n'abantu wimvuga nabi mu bantu winteranya n'abantu ngewe urabizi ko nta kibazo cyanjye urabizi ko tubanye neza kandi reka nkubwira abo bantu uvuga ngo banteranyije nawe ngo ukabashyira mu majwi bareke nge nta muntu ujya ungira inama urabizi ndagati k'imvugo rimwe ibyo nkora nige mba nabitekerejeho kandi ntago nigeze ndakara tutaganiriye ngewe nawe tujya twicara tukaganira so mpamagara turangiza ibibazo byacu nta kibazo na kimwe mfitanye nawe ikindi Bobo uri inshuti yanjye nabonye nawe bakwatatse mu bantu batatse bakubabarire nge nawe ntago dukundana baguha amahoro turi inshuti ntago nge nawe harimo urukundo okay banyarwanda inshuti zanjye abanana mwihangane uyu munsi naje narakaye naje ndi guturagurika nyine hari ukuntu kwiyakira byanga bitewe n'ibintu byose maze iminsi bimvugwaho mfite n'akadepression sha ndabakunda munyihanganira ibintu byose bari kumvugaho barambeshyera ukuri kwanjye nuko nta muntu numwe nge nawe mfitanye nawe ikibazo ukimfiteho nanyegere nge ndi umuntu kandi ndumva tuzabiganiraho bizakemuka rwose ntago ndi umunyamatiku sindi umuntu wo kuza mu bintu byinshi I'm sorry hanyuma Nana reka ngushimire ariko ku ruhande rwanjye nifuza ko mwakicara mukaganira ibibazo byanyu mwese mukabirangiza amprise noneho nkaho ukuntu nkuzi mba mbona niba ibintu by'ibibazo utabona bimenyereye sinzi ahubwo warantunguye sinzi ukuntu nawe waje kumenyera imiguruko nk'iyi byaje kugenda okay uzi ko burya imihanda irera ahubwo reka nkubwira hari ubwo mba nifuza nuko bitashoboka oya wikifuza kuko uzi ibyo wifuzaga kera none birageze utangiye kwifuza ibindi urumva Nana ngiye ku giti cyanjye nifuza ko mwaganira bino bintu bikarangira ntago muri ukuntu umubano mwe mufitanye ntago noneho munahuriye ku mudadi umwe ntago mwari bantu mwari mukwiye kuzana isaga ibi ntibyagakwiye kubaho mwese buri umwe akumva ko niba bidashobotse ntibishobotse niba bishobotse birashobotse then byanapfa byose byapfa mukabyigumanira mutabituzaniye ku giti cyanjye nifuza ko mwakiyunga simana nifuza abantu bashwana Imana izadufashe yitaye imitima yanyu ibumvishe ko ibereke ko bino murimo naho bishobora kubageza uretse kurindimuka no kurimbuka buriya then mwiyunge musabane imbabazi ubuzima n'ubushuti bwanyu bukomeze Nana wakoze cyane ndagushimiye reka dushimire na buri muntu wese twabanye muri iki kiganiro tubwifuriza amahoro y'Imana ndetse mukore subscribe share na comment musangize abantu ibi bintu bigere kure hashoboka turabashimiye rero nakagaruka Imana iduhana umugisha